Inshuti bakunzi ba Ore Global TV, nongeye kubasuhuza mugira amahoro, mugira umutekano nkuko mbona mubifuriza. Ndizera ko mumeze neza, ndizera yuko buri wese ahari, haba abari mu Rwanda, haba ari mu Burundi, abari muri bino bihugu by'Uburayi, abari muri Amerika ndetse n'ahandi hose hatandukanye ku isi, mwebwe mwumva ururimi rw'ikinyarwanda kandi mudahwema kudukurikira umunsi ku wundi. Ndagarutse kugira ngo nanone tuganire, ariko ntangira mbashimira mvuga ngo mugire amahoro. Imana ikomeze ibagwirize imigisha mu byo mukora byose, kubwo kudukurikira, kubwo kureba ibiganiro dushyira aha ngaha, kubwo kubisharinga, kubwo kuduha comments, kubwo kuduhamagara n'ibindi byinshi cyane mukora. Ndabashimira kandi ndizera yuko ejo bundi bizagenda birushaho kuba byiza nkuko mpora iteka ryose mbisengera kandi nkabibifuriza. Imana iri kumwe natwe hano hantu. Rero haraciye iminsi nanone, ariko hari byinshi byagiye bitambuka, hari byinshi twagombaga kuvugaho, ariko umwanya urahari tuzaganira muri gospel. Hari ibintu byinshi maze iminsi bitrendinga ku mbuga, ngira mwarabibonye. Hari bimwe mu byo Apotre Gitwaza yavuze, ibyo nabyo biraza usanga biteje impaka muri society. Urabizi ko sosiyete yacu ntikunda umuntu wibwiza ukuri, ntikunda hari ibibwiriza badakunda, cyangwa se hari message abantu badakunda. Ibyo nabonye byarateje ikibazo kirekire, ariko sibyo nje kuvugaho uyu munsi. Ibyo nje kuvugaho tuzavuga kuri byinshi. Hari n'ibyo mbona bikomeje kujyana n'ibiteza impaka ku bigendanye n'igiterane cyakozwe na Chris Ndikumana wo mu Burundi. Ni umuvugabutumwa ukomeye kandi wubashywe kuri iyi si. Ngira ngo wenda ababashije kugenda bakurikira inyigisho ze, ababashije kumva ubuhamya bw'Imana imukoresha, ko si we ubikora ariko abikoreshejwe n'Imana. Imana niyo ibikora. Nuko akenshi abantu iyo tubona umuntu akoze ibitangaza biradutangaza, ariko bitangaza burya, ntekereza ko bitangaza abantu bakiri batoya mu gakiza, kubera ko nawe wabikora. Aba ari Imana ikoresha umuntu iyo wamaze kugira Kristo ari muri we, nk'uko Pawulo yabivuze, aho yageze akavuga ngo si njyewe ukiriho ahubwo ni Kristo muri njye. So biroroshye kuba wakiza, wakora ku muntu agakira, biroroshye kuba wakwirukana abadayimoni mu bantu, biroroshye kuba wavuga ubutumwa abantu bakabohoka, biroroshye gukora ibitangaza, biroroshye rwose. Kuko Yesu arabageze aravuga ngo nitwizera kandi tukumvira Mwuka Wera, ngo tuzakora ibirenze n'ibyo yakoze. Urumva rero niba Yesu tumufata nk'icyitegererezo, akaba yarakoze ibintu byinshi by'ibitangaza ku isi, akaba yarasize avuze ngo tuzakora ibirenze ibyo yakoze, numva nta gitangaza kirimo kuba umuntu yakora ibitangaza, keretse ku bantu badashaka kubyumva, cyangwa se badashaka kumenya nanone ijambo ry'Imana nk'uko riri. Uyu munsi rero tugiye kwiganirira, mfite amakuru ni meza ku bantu bakunda muziki, ku bantu mukunda muziki. Uyu munsi nari mbazaniye amakuru y'ibyaranze iyi weekend hano muri Sweden. Ndajya ku kintu kimwe, ndavuga kimwe kugira ngo tutaza gutinda. Muri weekend abakunzi ba Ararume Ministries, ni mwebwe nje kubwira cyane by'umwihariko, kimwe n'abandi wenda batari bazi Ararume, ariko biratuma bayimenya, bitume mujya gushaka Ararume ku mbuga zabo, haba ku Instagram, haba ku Facebook, haba aho ushobora kubasanga Ararume Ministries Sweden. Murabizi ko mu Rwanda hari Ararume Ministries yo mu Rwanda, murayizi. Ariko nyuma y'igihe baje kugera banafungura Ararume muri Sweden. Hano muri Sweden, mu murwa mukuru wa Stockholm, harimo Ararume nayo. Ubwo murabyumva ko ari ishami ry'iyo mu Rwanda, kuko abatangije iyo mu Rwanda nibo batangije iya hano muri Sweden. Mu by'ukuri rwose rero murabona ko bari bateguye, uramutse witegereje neza kuri hano ku ruhimbi, stage yabo yari iteguye neza cyane. Nimureba ukuntu abaririmbyi bipositioniye, mukareba ukuntu abapianiste, uhere ku bapianiste ukagera hariya ku bagitariste, ugakomeza kugera ku muntu w'ingoma, murabona yuko bari abantu bari bateguye neza rwose. Stage management yabo
yari imeze neza cyane. Tujye ku ruhande noneho rw'imyambaro, bari bambaye neza, smart kabisa, smart, ibara ryiza. Umuntu wabahitemo kwambara yabahitemo neza, bagaragaraga neza, bari abantu bakeye, ubona ko ibintu bari gukora badahuzagurika, bakoze konseri nziza cyane, batweretse experience. Ni ibisanzwe ariko kure ararumenya, ntabwo twatungurwa, haba mu Rwanda ndetse n'ahangaha muri Sweden. Ni abantu bamaze igihe bakora muri gospel, bazi icyo bashaka kandi banazi Imana. Rero ibyo ubwabyo ni ibintu byatuma bakora ibintu byiza. Ikindi kintu nishimiye nuko nahahuriye na Bella. Nahuriye na Bella atanga ubuhamya. Bella butoye, ngira ngo mwese muramuzi, hano kuri Ore Global TV yatanze ubuhamya bw'ukuntu Imana yamukijije kanseri yo mu maraso, ukuntu yabyaye baramubwiye ngo ntazigera abyara, baramukweba na overe barazibitse mu bitaro by'ahangaha bikuru byitwa Karolinska. Ibyo mwarabyumvise, wenda utarabyumvise yasubira akajya kumva ubuhamya bwe akabureba hano, turabufite part 1 na part 2. Bella nawe mbona ko yari ahari, nawe yatanze ubuhamya. Abantu bakozweho, abantu barishimye, abantu bagize umunezero, hari Imana. Biriya nicyo njya mvuga ngo ni byiza kubaho uzi icyo Imana yakuvuzeho, ni byiza kubaho uzi ahazaza hawe Imana icyo yaguteguriye, kuko bituma ubaho wizeye, bituma ubaho ukomeye, kubera yuko ufite isezerano n'Imana. N'icyo Imana yagusezeranije, niba utakizi ukaba uri kubaho uvuga ngo sinzi uko ejo bimeze, nta sezerano na rimwe ufite, nakwifuriza yuko wasenga ugasaba Imana umuyoboro wawe ukugezaho amakuru, ugakora nk'uko byakoze kuri Bella, nk'uko byakoze kuri Pastor Bideri. Ya mwaramonye Bideri Felix nawe yakize kanseri ebyiri zo mu maraso, at the same time nawe tumufite ubuhamya bwe hangaha part 1 na part 2 kuri Ore Global. Det finns en låt som säger om jag visste, jag skulle inte ha gråtit. Om jag visste, jag skulle ha suttit i lugn och ro. Iyo ndabimenya sinari kubabara umubabaro nk'uwo nababaye, sinari kwiheba nk'uko nihebye. Om jag visste, jag skulle inte vara hopplös som jag var. Jag skulle inte kanske tillåta sorgen att komma in så som jag var. Nicyo ndigahangiye kubabwira. Ntibikenewe ko mubibonesha amaso, ntibikenewe ko mubikoresha amaboko, mukeneye kwizera Imana irahari. Haleluya, haleluya. Du behöver inte se med era ögon, du behöver inte döda det, ni behöver bara tro. Gud han finns. Imana irahari iri kumwe natwe. Isezerano yaduhaye kwizobana natwe mu bihe bikomeye nko mu bihe byiza, mu bihe by'umubabaro, mu bihe byose Imana izokwama iri kumwe natwe. Gud han finns, han har lovat att han har kommit att vara med oss oavsett i svårigheter eller i goda tider. Det är ett löfte, han är med oss. Badukwiye kwicara igihe cyose tuvuga umuntu wera kubera ko Imana mujye mujyaho mwumve buno buhamya buzajya bubafasha kwizera no gukura mu gakiza. Ni byiza kandi bishobora gufasha ejo, bishobora no gufasha uwawe ejo nawe akagira ibyiringiro ageze muri situation ikomeye. So umuyoboro rero utugezaho amakuru ni ngombwa gukora. Mwibuke ko wagejejeho Mariya amakuru, marayika w'Uwiteka Gabriel araza aramumanukira aramubwira ngo ugiye kuzasama inda, iyo nda ni y'Umwuka Wera, uzabyara umwana w'umuhungu, uzamwita Emmanuel, bisobanuye Imana iri kumwe natwe, Imana mu bantu. So kuba rero yaramubwiye gutyo ngo Imana muri twe, bisobanuye ko iyo Mana iri muri twe n'uyu munsi ni igikuru. Hano murabona ukuntu abantu bari bizihiwe. Ahangaha hari hagiyemo indirimbo za zikunda kurimbwa muri Katolika, akenshi zikunda gusubirwamo n'umuhanzi bita Joshua, ngira ngo mwese muramuzi. Rero iyi sinogenda ntashimye, barayitambye Abarundi n'Abanyarwandakazi rwose, hariya byari bimeze neza cyane. N'indirimbo zisusurutsa akenshi imbaga, ngira ngo kubabaye Abagatolika barabizi, njye nabaye mu charismatique mba n'umuhereza, ndabizi ukuntu kera tukiri nkiri muri primaire muri troncome yo mu Gatolika twarazitambaga, kandi n'ubu ngubu n'indirimbo zikomeye. Nkunda indirimbo z'Abakatolika cyane ko zibamo message
nziza, zibamo bazi kwandika, bazi gukompoza cyane. So rero murabona ko abantu bazibiniye bigatinda. Ararume biragoye kugira ngo babone amagambo avuga kuri bano bantu. Barateguye, iri tsinda ryarateguye, iri tsinda ryarakoze kandi riracyanakora. Ni abantu bari smart nkuko nagiye mbivuga mu buryo bwose. Bera, uraho neza? Ni sawa ni sawa. Ndanezerewe kongera kukubona uyu munsi. Nanje. Ariko urahantu hose wewe. Hano hose mama. Urasa neza cyane. Nicyo kintu cya mbere nabanza kukubwira. Yego. Duhuriye aha ngaha rero muri concert ya Ararume Ministries Sweden. Ndanezerewe kongera kukubona nanone utanga ubuhamya ku mirimo Imana yakoze noneho imbere y'abantu. Duherukana ubushize kuri Ore Global TV ubwira abantu iby'Imana yagukoreye. Kuri iyi nshuro bari imbere y'abantu noneho mu rusengero rurimo abantu benshi bangana kuriya. Uriyumva gute mbere? Ndashima Imana kuba nkoresha ibikomeye. Yakoze ibikomeye nanjye ubu n'umwanya wanje wo kwihamiriza amahanga akamenya ko ari Imana. Yego rwose. Ni muri ya message nyene yo kwihamiriza. Imana yose amahanga yose akamenya ko ari Imana. Amen amen. Mbandanya shima. Amen, ndanezerewe cyane. Mu by'ukuri ndi kuvuga nihuta twirukanka kubera umwanya, ariko abantu barakuzi kuri Ore Global TV. Wababwira iki uyu munsi, wakongera kubakangurira iki abakunzi bawe? Uyu munsi nokongera kubabwira ko ntitugire ubwoba. Si tu ne cries pas face à Dieu par rapport à ton problème, om du inte skriker till Gud på grund av ditt problem, il n'écoutera pas. Så känner vi att han hör inte. Les murs de Jéricho ont tombé avec le silence. Je prie que les instructions claires soient données aujourd'hui. Jag ber idag att du får tydliga instruktioner. Des instructions qui ne sont pas dans les foules. Instruktioner som inte är givet till alla. Men là où Dieu vient te parler personnellement. Men en instruktion då Gud har talat till dig personligen. Et le 7e jour, och 7:e dagen, il leur dit là vous allez pousser des cris de joie. Då sa han, vi ska ropa. Là vous allez louer. Då ska ni prisa. Et les murs de Jéricho vont tomber. Och Jerikos murar föll. Est-ce qu'il a dit que vous allez lancer des bombes? Est-ce qu'il a dit que vous allez lier, ramasser, chasser, délier, dégorger? Sa han att ni ska binda, ta och ligoter. Amen. Les murs sont tombés, murarna föll, et les Israélites ont franchi. Och Israels folk gick igen. Dieu lui-même s'est occupé du
problème. Gud tog hand om problemet. Dans l'intimité, on reçoit des instructions bien précises. Så genom intimitet så Dans le får vi secret, on instruktioner. reçoit des instructions bien précises. När vi har kommit nära Gud så får vi veta alla hemligheter. Arume mbasabye umugisha mugira amahoro n'abandi kandi mwese mureke tubasengere rwose barushaho gukora ibirenzeho n'uyu mukozi w'Imana uyu muvugabutumwa nawe tumusabire Imana imwongerere amavuta Imana imwongerere imbaraga n'imyaka yo kubaho kugira ngo atugezeho byinshi byiza. Rero ndabashimiye mugira amahoro muzagira noheli nziza muzagira umwaka mushya muhire mbifurije kuzagira umwaka mwiza wa 2025 muzawugemo muzawugiremo umugisha muzawugiremo amahoro